Reka dutangirane agastori kacu ka filime. Hano haba hari umukobwa uba ufite icyuma bamwita Liza, nuko ako kanya kahita haza umusore witwa Robert akaza ahamagara umukunzi we, aba ari uwo Liza, nuko aba afite icyuma, nuko ako kanya kumva ntawe ukomye, nuko Robert akahita ahamagara undi mukobwa witwa Linda. Ako kanya rwose bagatangira gusomana, gusa Linda aba afite ikibazo akavuga ati ariko se koko warebye neza wabanje kumenya yuko umukobwa wawe cyangwa se umugore wawe adahari. Nuko ako kanya umugore akahita ajya mu kindi cyuma aba afite icyuma, nuko ako kanya Robert akamubwira ati ariko se ufite ikihe kibazo ko umugore wanjye adahari, waretse tugakora ibyo dukora. Nuko ako kanya tukabisoza hakiri kare. Ako kanya Linda akavuga ati ni ukuri njye ndumva mfite ikibazo, ariko Robert we ntabyumva akavuga ati oya ntibishoboka shangwe ino tugende. Akasa nk'umufata rwose ku mugufu bakajya mu ntebe, nuko Liza akabibona ndetse bikamubaza, akahita afata telefone akahita afata amashusho ako kanya rwose Robert ndetse na Linda ibyo baba barimo ubu bibona rwose. Gusa ko Linda we aba afite ikibazo avuga ati ese umugore wawe ubundi yagiye hehe, ko aricyo njye kibazo mfite, basi mbwira ahantu yagiye, ni ukuri nta kibazo turabikora nta kibazo. Robert akavuga ati ariko ntukagire ikibazo, njyewe ni njye mugabo uri ahangaha rwose, ibyo byose ndaza kubyitaho kandi aho yaba yagiye hose ntabwo ibyo bitureba. Ako kanya rwose akomeza kumubwira ati reka tujye mu cyumba, nuko bakahita bajya mu cyumba. Ako kanya Liza akahita avayo gake gake, aba afite icyuma mu ntoki ndetse na telefone, ariko rwose ubona ko hari iyindi mipanga afite, ntibimubabaze cyane. Akavuga ati ndaje nshaka uburyo. Ako kanya agatangira kuzenguruka inzu avuga ati ese none ibi ni ibiki biri kumbaho, bikamubabaza noneho cyane, akababara rwose. Liza ukabona ko yababaye cyane, ese araza kubigenza gute? Tega amatwi ukurikira agafilime kacu akantu ku kandi. Ako kanya akahita ashyiramo nimero z'umugabo wiwe Robert, akahita amuhamagara. Nuko rwose Robert we aba ari muri ibyo ngibyo bo kuba bagiye mu cyumba, nuko akahita yumva telefone ye irasonnye, akavuga ati waburetse mbanze nitabiye telefone. Ako kanya Linda akavuga ati ibyo ni ibiki murimo koko? Nta kibazo mwitabe. Nuko akahita yitaba, umugore akamubaza ati se uri hehe? Nuko Liza aba arimo arabaza Robert akavuga ati hari ahantu nagiye, gusa mu kanya ndaza gutaha. Nuko ako kanya akamubaza ati se wowe wagiye hehe? Ati nanjye ntago ndi mu rugo, gusa nimva ahantu nagiye ndaza kugusanga mu rugo. Rwose ubona ko bose barimo barabeshyanye, kuko Liza aba yamaze kumenya yuko Robert umugabo wiwe ari kumuca inyuma, gusa akabyirengagiza. Akamuhamagara kumva uburyo rwose amubeshya, Robert agakomeza kumubeshya. Aho hirya bahagaze Linda rwose agakomeza yumva amakosa. Ako kanya Liza rwose yumva ibinyoma by'umugabo wiwe, akababara akarira, akavuga ati isi ibi ni ibiki rwose biri kumbaho. Nuko akongera agafata telefone, ariko akumva wapi ntago birimo birakunda. Akahita afata telefone akahita yibika. Nuko akanya Linda akahita avuga ati, akahita rwose aba yafuye, avuga ati si ubwo wari kuvugana n'umugore wawe icyo gihe cyose, ubu ni ibiki wari kumubwira rwose? Ni ibiki wari muramubwira? Siko wagira ngo njye ntago nyitayeho ndi kubibona rwose. So ubundi ni ibiki rwose? Ubona ko na Linda rwose itafuha kandi aba yaje kugira. Gusa Robert ibyo rwose ntago abyumva, ahita atangira kumwegera, atangira no kumufata. Ako kanya Robert akamubwira ati se ufite ikibazo ki? Linda ajya kureba akabona bed bagiye kuryamaho iriho ifoto ya Liza, akavuga ati si biki ni igiki? Mbabarira umbwize ukuri, njye ntago rwose nshobora kurara kuri ntuzi y'umugore wawe. Nuko ako kanya Robert akahita yikuraho, nuko akahita amushyira ku buriri. Noneho ako kanya rwose Liza we rwose biba byamurenze, agatangira kujya gufata marikeri, agatangira kujya ashushanya, agatangira kujya yandika amazina y'ibintu biri kubera mu nzu ku modoka y'umugabo wiwe Robert. Agatangira rwose kuyandikaho, ayishushanyaho. Ako kanya
Robert rwose akomeza kwegera, ubona ko rwose hari igikorwa kigiye kubera aho ngaho, akavuga ati gira vuba vuba ubundi uze rwose tugire ibintu twikora. Ako kanya rwose ubona ko bafite ibyishimo hagati yabo. Ako kanya atarajya kure, bataragira ibyo bagira, ako kanya umugore akahita binjirana, Liza akavuga ati ndabona mwishimye. Ako kanya bose bahita batungurwa, nuko Robert agatangira gusaba imbabazi avuga ati mbabarira rwose, kandi urabona ko nta kintu twari tugiye gukora. Nuko Linda akavuga ati njyewe umugabo wawe niwe wanzanye mu nzu yawe, ibyo ntabwo mbizi. Ako kanya Robert agatangira kuvuga ati ariko nawe rwose wishaka ko hari ikintu twigeze dukora. Liza akavuga ati ibyo wikirirwa rwose ubimbwira wa mugabo we, nakumenya amayeri yawe nayamenye, ndetse namenye uburyo umbeshyamo, ndetse ibintu byanyu byose njye namaze no kubibona, nabimenye ndetse nanabakamiye. Ibi rero nta kintu na kimwe cyo kwisobanura ufite, hari icyo ufite se? Ako kanya Robert agatangira gusaba imbabazi akavuga ati mbabarira ariko urabizi nta kintu twigeze dukora. Nuko akatangira gusaba imbabazi, ariko Liza akavuga ati nta kintu nshobora kukumarira, ese ibyo nabonye ntibihagije, ibyo wanyeretse ntibihagije? Ati ngo nta mugore undimo. Nuko ako kanya Linda akavuga ati ariko rwose mu by'ukuri uko njye yambwiye, nuko yambwiye ko nta mugore ukurimo rwose, njye naje kumufasha. Nuko ako kanya Liza akababara cyane akavuga ati ese koko uwamburanye iki Robert, kuko ibi bintu niwe wabinkora? Ako kanya rwose akomeza kumubwira gutyo, ako kanya agahita avanayo ibipapuro bya divorce, agahita avuga ati tu divorce, gira vuba vuba usinye kuri ibi bipapuro. Kandi ako kanya rwose Linda agahita avuga ati ngase gira vuba vuba isinye ko Linda waba yishakira Robert ko babana. Nuko ako kanya Robert ariko gusa aba ari umukene, nawe nta mafaranga aba afite, gusa akavuga ati agatangira gusaba imbabazi, gusa akahita asohoka. Yamara gusohoka agatangira kuganira na Linda. Liza akavuga ati wowe urambwira iki? Ni iki ukwiye kumbwira ahangaha ko ibyo wankoreye nabibonye? Nuko Linda agakomeza avuga ati ariko wambabarira rwose, ntabwo ibyo njye nari ngamije yuko hari ikintu kiri buze kuza hagati yanjye n'uriya mugabo wawe. Nuko ako kanya Liza akamubwira ati ntabwo ibyo rwose mbyumva, ahita usohoka mvira mu nzu. Ako kanya rwose Liza akahita yumirwa akarira akavuga ati ese kuko ni ibiki njye bimbayeho, ni ibiki biri kumbaho? Disi baba bamubabaje gusanga umugabo wiwe yizeraga cyane arimo araryama n'undi mugore, kandi noneho bakanamutuka ikirenzeho. Ako kanya Robert asohoka rwose, yajya kwinjira mu modoka agasanga yanditseho ndetse bayisharuyeho ibintu, yabisiba akabona ntibiri gusibika rwose. Akavuga ati ni ibiki kuko haba handitseho yuko ibintu byari biri kubera mu nzu. Ako kanya akavuga ati uyu nindi rwose wabyanditseho. Ako kanya wa mukobwa cyangwa se umugore witwa Linda akahita aza akavuga ati singiye kujyana nawe se, nta wundi muntu tugomba kujyana. Nuko Robert akamubwira ati njye sinajyana nawe rwose, sinajyana nawe, ntago nakunda wowe, uri wa muntu rwose n'umuntu yinje kwikubitira bisanzwe nkigendera rwose. Akavuga ati ntibishoboka. Nuko Linda agasigara aho ngaho avuga ati mana yanjye, ese kuko umugabo w'imbwa. Nuko atangira kuvuga gutyo. Ako kanya Robert akinjira mu modoka akigendera, agasiga Linda rwose yitonganya aho ngaho, yitonganya rwose, ukabona ko bimucanze. Agafilime kacu ntago gahiniye, ndetse wabonye ko ugiyemo byinshi ndetse wamenyemo byinshi. Kora subscribe kuri channel dukomeze tubane.